Kwiga ni ukwigana. Niba uzi neza ko udashaka kwiga muri iyi si, ntacyo uzigera ugeraho mu buzima bwawe. Iyi si bwayo yakwigisha bitagusabye kujya kwiga mu mashuri. Urugero se, niba uburaye ntabwo utekereza uko uzarya ejo. Gusa mbere y'uko dukomeza, banza ukande subscribe. Ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Muvandi, gukanda subscribe ntacyo byagutwara rwose. Twikomereze n'ikiganiro cyacu. Muri iyi si, buri wese aharanira kwiga kugira ngo agire icyo ageraho. Buri wese aharanira gufata amasomo. Ushobora no kwiga utazi kuri kwiga, kubera ko ubuzima unyuramo muri iyi si nibwo bugenda bukwigisha. Niba wumva ko kwiga nta kamaro bigufitiye, nawe ntuzahora uteze amaboko ngo hari icyo ukeneye kubona. Wakibona gute se kivuye? Uzifuza kubona ibyo utakoreye? Banza wiga ubone ko gutega amaboko ngo ugire icyo ubona. Hari uwifuza se guhora asabiriza? Icyiza si uko warya ibivuye mu maboko yawe. Byose ni imbaraga ushiramo. Nudashyiramo imbaraga, ntuzatekereze ko hari icyo uzabona. Ariko nukora cyane, birumvikana ko hari icyo uzabona. Muri iyi si, tutize ntacyo twageraho. Abandimwe bo kuri iki kiganiro, nizere ko ukuyemo byinshi kandi bizakugirira akamaro. Iga byinshi bizagufitiye akamaro kugira ngo bizagufashe mu buzima bwawe. Nawe ejo bundi uzabe waguze imodoka, uzabe waguze inzu nziza, uzabayeho neza. Ushobora kubona ko muri iki gihe bidashoboka, ukabona ko nta kintu ufite, ariko ushobora gukora mu gihe gito cyane, ukabona ni wowe ufite icyo wagezeho kiruta icy'abandi. Ugahita kuri ba bandi wabonaga ko bari imbere yawe cyane, ba bandi watekerezaga ko mu buzima utapfa guhitaho, ariko ukabahitaho kandi bari bakurusha byinshi. Wowe biterwa n'imbaraga ushiramo. Nushiramo imbaraga nkeya, ese uzatekereza kubona icyo utakoreye? Imbaraga uzakoresha nizo zizagufasha kubona byinshi. Ubwo nukoresha nyinshi, birumvikana ko uzabona byinshi. Nukoresha nke, birumvikana nyine ko uzabona bike. Kimwe nuko hari abantu bakora byakanga bakarekera, ubwo ibintu byanze. Kora. Ushobora gukora ibintu bikanga muri iki gihe, ariko ejo bundi ugakora bikemera. Kuko ntago wavuga ngo ikintu cyose ukoze ako kanya kirata kigenda neza uko ubyifuza. Uyu munsi bishobora kwanga, ukongera ukagerageza, ejo bikemera. Cyangwa bya bindi byo kujaragata hirya no hino, uri gushaka ibintu nyine, ugakora kimwe muri make kikanga, ugahita ufata ikindi kikanga, ugafata ikindi kikanga. Uzahora muri ibyo nyine. Uzibuka igihe cyagusize, usanga imyaka 5 irasize 10 ntacyo urageraho kubera kwirirwa ujaragata muri byinshi. Icyiza ni uko wahama hamwe ugategura ikintu kimwe, akaba ari cyo ukora. Gushimira wowe wakomeje gukurikira iki kiganiro. Ni kuri Marembo TV gusa. Niba utarakanda subscribe, ihangane uyikore, ubundi ibintu bibashe kugenda neza. Murakoze cyane.